ladies and gentlemen, Murabizi from Zamubizi, it's going down. It's my LLF, you know, live life freestyle. Live life freestyle show, mukuru dusanzwe mubizi iteka ryose kumva, uribera hahandi, timu ni yindi. LLF ni show yori kuzanira abahanzi, kuzanira about life, you know, living life freestyle. Nikuto tubigenza muri LLF. Yeah, nuko mubizi rero buri gihe nakunda nkunda kwa DJing nako show abari nyinshi kandi cyane, dukumva cyane. Muri gihe mafite umuntu uri kubikora neza cyane. Tonight turi kumwe na Deejay Keza. What you do this? Give me that scratch, baby. Going with this. I got you. Yeah, we nkuko musaye mubizi rero, it's going down. Dukumva. Every time, gerageza kubasendera umuntu ushoboye uramwumva aho ngaho kuri scratch kuna bikora Deejay Keza. Hey yo, tudatinze ndashaka musaba ikintu kimwe, utega amajwi gatoya kuri no histoire y'umudemo mu DJ witwa Keza, sibyo? Hey, what's up baby? Forget me, getting with this ni fresh ni wane ndakubona guys. Umva, James, take a couple of questions I kubaza Keza, sibyo? Ushobora kumbwira ikintu cyakuba interested bwa muri DJ byagenze gute? Nakunze umuziki nyine cyane byatari. Sometimes niga muri primary like physics. Abasitani bakunda kuza bambwira gusana ira. Aho bigera amatsiko. No kuza kureba uwo ira kuri biki. That's nice. DJ Ila, shout out to you. DJ Yaranyensipiye. None se dukomeje twaboye uko kintu gutera courage yo gupasuitinga, gutera courage yo gukurikirana izo nzozi za DJ yo career yawe. Twavuga ko ari nk'igiki. Kinera courage nuko ahantu hose ngerageje kwerekana ibyo nkora, bambwira ko bimbereye nyine. Nalo byanje bijyanye bigatuma nyine nanjye bijyamo cyane. Bagenda bagwamo. Natwe twaguyemo sana. DJ Keza abikora neza cyane, abantu bakagwamo bigatuma akomeza yumva bimutera courage yo gukora. Ariko nkuko tubizi Imana akazi abari however it is ubayemo join harimo akazi ko is there any challenges DJ? Ufite more challenges like especially how female DJ, wowe your challenge ubura nayo wayitubwiraho. What is the challenge you have? Yewe na challenge ile ndahura nayo. Wenda ngo nuko nzende ko mu bindi happy. Ahubwo nyine iraka kubibona no kugira ngo abantu bakwizere ko umukobwa ushobora gucuranga abantu nyine bakabyerera nk'uko umukobwa yacuranga ni ikibazo. Nyine abantu baracyafite imyumvire y'uko abakobwa nta kintu bazi kuko ntabyita. Challenge nyinshi usanga zigomba abakobwa. Yo, no way. Man, it's so sad, man. Yeah, names on the show, man. Baby bakora ibintu birenze mpaka nawe ukarengerwa, nagushobora gukubesha. Ahubwo ndashaka kubaza, okay, birumvikana yuko challenge ndiki kuba uri mu baby n'iki no kuba ushoboye ariko utabona abo bantu baguye icyo cyizere, sibyo? Umva icyagutandukanyiriza n'abandi, icyagutandukanya ku buryo the part yawe itandukanye, umva ari nk'ikihe gitandukanya Deejay Keza n'abandi bose. Jewe cyambere byo nkora ndabikunda cyane. Ntabwo bikora wenda kugira ngo mbibone inyungu, ibintu bindi mu ngunda kuko nafashe n'urugendo rwo kubyiga. Yaragiye kubyiga mu kigo cy'umuziki. So ndabikunda cyane kandi iyo mbikora ndabifunda kuko nkabona ko nanjye bimbere nk'uko babivuga. Yego. Music itandukanye. True. How do you select your music that you're going to play? Music, selecting a good you're selecting a jari, gute. Like niyo ndi mu rugo, ufata umunsi nkakora amafoda mu mashini nkabwana ngashyira bizina byo gushyira. Ariko ugiye kudija ntabwo buri awaje dango kuri foda cyangwa iki. Uri ushyizemo indirimbo ujya indirimbo bitewe na vibe wowe ufite. Hari indi kuza.
utabanje ngo ujye gushaka amafoto ngo umenye ngo urashaboya reka ikuzamo ukaba wayandika kuko nyine kugira ngo ube umu DJ mwiza bisaba ko wicara ukumva indirimbo ubwoko bwose. Yeah man, Keza, DJ Keza. Irimo urakora performance, live performance, sibyo? Uyi nayo uyitegura kuri set ya gute uyitegura bitewe n'ahantu ugiye kurikorera ese ukora byayo n'ibyawe uzanwe ufite nk'umuntu ukunda music cyangwa biterwa n'ekipa. Uko nkora ahantu ngeze mfata ritme yabo masandi. Sibyo? Yego. Ariko bitavuze ngo nsanze mukonje nanjye nahita nkonja ndaza mbereke ko turi kumwe dukonjane ariko ngende mbashyushya gake tuve mu bukonje tujya mu bushyuhe. Sibyo? Ati ni mu bushyuhe n'abagabo bafite ubushyuhe n'aba baby nabo bafite ubushyuhe. None se hari ubwo ufite ama projects, upcoming projects urimo urapanga misiri imbere iki? Okay, nje ambere narateguye daranze nyine abandi babigezeho. Uko nyiga numvaga nzasohoka kuko curanga drums nazo nzize nko nari kuzabuza ubu DJ na drums. Yeah man. Gusa genzi banje Babwiyeko babigezeho byiza byaranshimishije. Yeah man. So I'm still cooking something special. Sibyo? Yeah. I saw you chatting on guitar. I saw your backyard. Back in the yard. Eh? No, nice. We're talking with the drums, guitar, na scratching. Have you seen the hidden talent of this? Yeah, on every instrument. It's really basic. Nukuvuga ngo kubyina uri umubyinnyi kubita amatrack kubyiniye style. Ako kantu ukuntu technology yisanga muri music yawe nk'umu DJ. Okay, first of all turagenda kuri icyuma ko mbere ibyari bihari wabaga ufite aba DJ agafite box rwanda kirimo ibisede byinshi ngo n'indirimbo akajya acuranga ya shifting kuri desk imwe akajya gukura akagushaka ikindi gisede akazajya kugenda ariko byaroroshye indirimbo ukazukinga ushaka Bijyanye no kuhari bari byo kujya gushaka indirimbo zifite. So ubona technology muri music yarabyoroheje. Sante sana. Technology muri music nayo iri muri ladies and gentlemen. Rwa mbere ibintu byabaga biri muri manuel. Uburyo bwa manuel. Manuel urebye neza ariko mu Kinyarwanda tubyita mwari manuel. So ubu ngubu bisigaye biri biri automatique muri make. Nzajya mubwira Ibinyarwanda byose uko ni live life freestyle, sibyo? N'ukuri no music isi yarateye imbere, yarashemo ama technology, yarashemo ama innovation, yarashemo ama competitions, yarashemo the market yarakuze, so it's a bit hard and challenging for female DJs who yuko sometimes really kaka kwa kari female, ariko jewe ubundi nawe nari umuboss nikaza nkimuhera icyo ngicyo ukumva kuko niki. So we can keep on like two more questions. How about collaboration? Do you have any collaboration with artists muri artist bawe? Hari ama collaboration mufitanye nabo ese hari abo mufitanye ama projects? Hari band ngejeje zarangiza umwaka. Dushaka gukora ziriya live performance y'umuziki ukorana na band tugakorana nyine urumva tubikora bigacamo n'abandi bose bazamuka baze kuncana gukora collaborations. What is your achievements wifuza kugeraho as a DJ wabigize umwuga? Kuzajya nyine ku rwego sinaburi hejuru azenguruka isi nk'umudije w'umunyarwandakazi kandi nyine nkaba icyitegererezo ku bandi bazaba bari hasi yanjye nkazabatera ingufu mu byo bazakora nyine bakirekura nabo bakabona ko bashoboye abakobwa
kabisa. True that. Bisa nabyo gutinya. True that. Kera kana kubaza watubwiraho nka nk'urwego rwa freestyle n'umuntu yaguha nk'amasegonda nka 10 sibyo? Ube watubwira tugiye gusaba amasegonda 10 ube watubwira ukuntu balancinga life yawe usanzwe as female DJ na life usanzwe like a female person ubayeho n'umusista w'umudemo ubayeho n'umusista w'umu DJ ibyo bintu wabimbalancingira ukwabyo tukareba. Nabibalancinga ko ni ibintu byoroshye cyambere ni mu mutwe cyambere ni ugusetera bavuga ati like turi umukobwa ntabwo nzabyuka mu rugo ndyamye cyanicaye ndabyuka nimba ariyo mirimo nyikore mve mu nzira mbone kujya mu byanjye ariko ibya mbere byo mu rugo mu muco nabirangije byavuye mu nzira njye mu byanjye nimba enjoyinga enjoyinge. Yeah man, this is so nice. Twe kubatwara umwanya. We need you to drop that thing, sibyo? Dukubitemo ka drop niki tubahe show rikumva. Show igiye kuba muri LLF Live Life Freestyle. Ngo tuzajya tubikora iteka. DJ Keza is in the house tonight, ladies and gentlemen. Are you ready? Yeah, DJ.